Bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Ni amateka, ni inkuru itazibagirana mu mateka y'ikiremwa muntu, ni inkuru isomwa n'abantu benshi bagacika ururondogoro, ni inkuru abantu batiyumvisha neza. Ese kuki intambara ya kabiri y'isi yabayeho? Isi yari ivuye mu ntambara ya mbere y'isi, hari ibibazo byinshi cyane, abantu bari bamaze kubona ububi bw'intambara, ariko se kuki intambara ya kabiri y'isi yabayeho ndetse ikanashoboka? Uyu munsi niba ukunda amateka tugiye kwiganirira neza cyane, tubive imuzi n'imuzingo, tumenye intambara ya kabiri y'isi impamvu yabayeho, tumenye uko byagenze, twige nyine dusubire mu mateka kuko amateka ntabwo ajya asaza. Nabaye ikaze hano kuri Mukire Entertainment. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like, ukaduha igitekerezo muri comment. By'umwihariko niba uri umuntu wikundira amateka, naguhaye ikaze muri iki kiganiro, kiraza kukuryohera neza cyane. Tugiye gusubiramo neza turebe amateka. Amateka ntabwo ajya asaza, ntabwo ajya azima, ntabwo aba akwiriye kuzima. Tugiye kureba uko byagenze, turebe uko impamvu iyi ntambara yabayeho, turebe uburyo abantu amakosa yabijemo, uburyo abantu babinegirije bigatuma intambara ya kabiri iza ikabaho, kuko niyo ntambara mbi ikomeye cyane ikiremwa muntu giheruka kurebaho mu mateka ya vuba, kuko ni intambara yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane. Nabahaye ikaze, ngenerwa Mr. Sam. Aya ntabwo ari amateka gusa abantu basobanura uko babonye, kuko ni inkuru tuba dukuriye no kumva n'uyu munsi tukayumva ndetse tukazakomeza kuyumva, kuko ni inkuru iteye amatsiko menshi cyane ndetse ni n'inkuru itazibagirana mu mateka y'isi. Intambara ya mbere y'isi yarabaye ihindura buri kimwe, ariko bidaciye kabiri abantu nk'aho batabonye amakosa cyangwa se amasomo bayigiyemo, bituma baza kwisanga no mu ntambara ya kabiri y'isi, iyo iza ikomeye kurusha n'intambara ya mbere. Ese kuki iyi ntambara yabayeho? Ni intambara mbi cyane amateka y'ikiremwa muntu yigeze abonaho. Intambara yabayemo ubwicanyi ndengakamere, ibyaha by'intambara bikomeye, ndetse abantu benshi barapfa, ibikorwa remezo birasenywa, imiryango iratandukana, amamiliyoni n'amamiliyoni y'inzirakarengane babura ubuzima bitewe n'amakosa ya bamwe mu bayobozi bariho icyo gihe, n'ibihugu by'ibihangange bitakoresheje ubuhangange byari bifite uko byari bikwiriye. Nyuma y'iyi video uraza kumenya uburyo byagenze, uko iyi ntambara yatangiye n'uburyo yahinduye buri kimwe kuri uyu mubumbe. Kuri ubu ngubu tukaba turi mu isi iri kugenwa n'amateka y'uko intambara ya kabiri y'isi yarangiye. Intambara iteye amatsiko kandi ukwiriye kumva nyine niba uri umuntu wikundira amateka, nk'uko natwe hano kuri Mukire Entertainment twikundira amateka, twikundira gusoma ibitabo, natwe nyine twikundira kumenya ibyo inyandiko zasize. Intambara ya kabiri y'isi yatangiye mu mwaka w'1939 ubwo Ubudage bwateraga igihugu cya Polonye. Iyi ntambara yatangiye hakiri kare cyane mu mwaka w'1919, nyuma y'aho intambara ya mbere y'isi yari irangiye. Ni nk'aho iya kabiri nayo yahise itangira mu mwaka w'1919. uti bitewe n'iki? Mu by'ukuri turabizi ko intambara ya kabiri y'isi yatangiye mu mwaka w'1939, ariko amateka agaragaza ko yatangiye mu mwaka w'1919 ubwo intambara ya mbere y'isi yari irangiye, bitewe n'imyitwarire ya bimwe mu bihugu byariho. Ndaza kubisobanura neza. Intambara ya mbere y'isi yaratangiye, irarangira, ubuzima bw'abaturage benshi barapfa, abasivile barapfa, ibikorwa birasenywa, ubwami bumwe buvaho, ibihugu bimwe byari bikomeye biratsindwa, ariko abantu ntabwo bigiyemo amasomo akomeye. Bamwe mu batsinze intambara ya mbere y'isi harimo Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Ubudage ntabwo bwigeze butekereza ko bwatsinzwe, bitewe n'uko amakosa yose yabaye mu ntambara ya mbere y'isi Ubudage bwaje kuyegeka ku Bayahudi. Ari nayo mpamvu Abayahudi baje gukorerwa icyo twita jenoside, bitewe n'uko Abadage bamwe begetse intsinzi y'intambara ya mbere y'isi ku bwoko bw'Abayahudi, kandi mu by'ukuri bo batari Abadage. Intambara bisa naho yahise itangira nyuma, intambara ya kabiri y'isi isa naho yahise itangira nyuma y'aho intambara ya mbere irangiye. Ibyo byose turakomeza tubisobanura neza. Mu mwaka w'1919 Abadage basinye ku masezerano yiswe aya Versailles,
yo kwemera kwishyura ikiguzi cy'intambara. Ariko aya masezerano ku ngingo ya 31 iyi ngingo ntabwo Abadage bayumvaga neza, kuko ntabwo bashakaga gufata inshingano zo kwishyura ikiguzi cy'intambara yose, kuko ntabwo biyumvaga nk'aho ari bo nyirabayazana bagomba kwishyura intambara yose ko yakabaye, nk'aho ari bo bayirwanye bonyine. Icyo gihe mu Budage hari impinduramatwara zikomeye. Abayobozi bamwe bumva ko batagomba kwishyura icyo kiguzi cy'intambara, abandi bumva ko icyo kiguzi cy'intambara ari kinini cyane atari ngombwa ko bazacyishyura, bakumva bitashoboka. Ibyo biri mu bintu byatumye Ubudage bugira imyitwarire yaje kugeza ku ntambara ya kabiri y'isi. Bwagombaga kwishyura miliyoni 33 z'amadolari y'icyo gihe. Yari amafaranga menshi cyane. Ubu ngubu ngo agera kuri biliyoni 500 z'uyu munsi. Yari amafaranga menshi cyane Ubudage bwagombaga kwishyura nk'uko amasezerano ya Versailles yabitegekaga. Ariko Abadage ibyo bintu ntabwo bigeze babikozwa, kuko babonaga batagomba kwishyura cyangwa se ngo bishyure ikiguzi cy'intambara yose nk'aho aribo bayirwanye bonyine. Ubukungu bwari bwaramanutse cyane bw'Ubudage, bwari bugeze kuri 13% buhananuka, ndetse Ubudage bwari bwarambuwe n'uduce twose bwakolonizaga. Ubudage bwari mu bihano bikomeye cyane. Ubukungu bwari bwaraguye ku rwego rudasanzwe, abaturage bashonje. Ari nabwo aya masezerano yategekaga Ubudage kwishyura icyo kiguzi cyose cy'intambara. Ubudage bwategetswe kugabanya umubare w'abasirikari bakava kuri miliyoni zingahe zigera muri 3 bagiraga bakageza ku bihumbi 100 gusa. Ubundi igisirikare cy'Ubudage cyose ngo kigasenywa bya burundu nk'uko amasezerano ya Versailles yabitegekaga. Ndetse Ubudage ntibwemererwe gutunga submarine, tanka, indege z'intambara n'ibindi bitwaro byose bya gisirikare bikomeye, ndetse bukamburwa n'ibihugu byose bwakolonizaga ku mugabane wa Afurika. Ubudage icyo gihe bwari bumaze gutsindwa nyine n'ibihugu byise Allied Power, ari nabyo byishyize hamwe nyine bikavuga biti Ubudage reka tubufatire ibihano, kuko bwari bumaze gutsindwa intambara. Nyuma y'aya masezerano ya Versailles, Ubudage bwakoze ikintu gitandukanye cyane n'uburyo aya masezerano yabitegekaga. Abadage ntabwo bumvaga ko bagomba kwishyura ikiguzi cy'intambara nk'aho aribo bayirwanye bonyine. Iki ni ikintu cyari gikomeye. Ubukungu bwari bwaraguye hasi, abaturage bashonje, kandi Abadage bagomba no kwishyura icyo kiguzi cyose cy'iyo ntambara. Ari nayo mpamvu leta yabuze ayicira n'ayimira. Ibi bintu bituma abaturage bamwe batangira kwigaragambya, abandi bashonje, abandi bagira umutima wo kuzihorera ku bihugu byabatsinze, kuko Ubudage ntabwo bwabonaga bushobora kuzishyura izo biliyoni 33 n'ikiguzi cyose cy'intambara. Babonaga ko ibyo bintu bidashoboka. Ubudage bwari bwarabuze inganda zabo zikora ibyuma, zitunganya indege, zikora ibintu byose. Ubukungu bwari hasi bishoboka, hasi hanyuma kabisa, kandi bugomba no kwishyura icyo kiguzi cy'iyi ntambara. Ibyo bintu rero Abadage bamwe ntabwo babyumvaga. Batekereje gukora politiki yo kuprintinga amafaranga menshi cyane ngo bishyure, ariko babona ifaranga ryabo rizahita rigwa hasi cyane ku rwego rudasanzwe. Abadage babonye ko ibyo bintu byo guprintinga amafaranga bidashoboka, babona ko kubaka ibitwaro bya gisirikare bidashoboka. Ibi nibyo bita inflation, ifaranga rirahanuka riragwa ku rwego rudasanzwe, bitewe n'ibyo bihano byose ibihugu byatsinze intambara ya mbere y'isi byari bimaze gushyiriraho igihugu cy'Ubudage. Ni amateka ahambaye kandi ikiremwa muntu cyanyuzemo. Muri iyo myaka niyo amateka yita interwar period, hagati y'intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri y'isi. Benshi mu Badage ibi bintu ntabwo babyumvaga. Abandi bumva ko ariko byagenda, nta kundi byagenda. Mbere y'intambara ya mbere y'isi, idolari rimwe ry'Abanyamerika ryavunjaga amafaranga y'Abadage ahagera kuri 4, ariko mu 1923 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, nyuma y'intambara ya mbere y'isi, amafaranga y'Abadage, ifaranga rimwe ry'Amerika ryavunjaga triliyoni 4.2 mu mafaranga y'Amadage. Aha ndagira ngo twumve neza uburyo ifaranga y'Ubudage ryari ryarahanutse ku rwego rudasanzwe. Mbere y'intambara ya mbere y'isi, idolari rimwe ry'Amerika ryavunjaga amafaranga 4 y'Abadage. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, ifaranga rimwe ry'Amerika ry'idolari ryavunjaga amafaranga y'Abadage triliyoni 4.5. Ubudage bwari bwarahubitse ku rwego rudasanzwe.
ni bimwe mu bintu byatumye Ubudage busa naho bwigumuye ku myanzuro yose bwari bwarafatiwe nyuma yo gutsindwa intambara ya mbere y'isi. Ese ibi bintu ushobora kubitekereza ngo wiyumvishe uburyo iri faranga ryari ryaraguye? Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani nibwo intambara ya mbere y'isi yari irangiye, ibihugu byose bimaze kwitunira ku Budage, ndetse byasabaga kuba watwara nk'ingorofani yuzuye amafaranga kugira ngo ujye kugura ibiryo byo kurya mu mafaranga y'Amadage. Ibi ni ibintu bigaragaza ko ifaranga ry'Ubudage yari ryarahuritse ku rwego utapfa kubyiyumvisha. Ni amateka igihugu cy'Ubudage cyanyuzemo. Byasabaga ko bamwe batwikaga n'amafaranga kuko barayarebaga bakabona ntacyo yamaze, kuko igihugu cyari cyarapurintinze amafaranga menshi ariko ubukungu bwaraguye. Ayo mafaranga nyine ni nkaho nta kintu yafashaga igihugu, cyari kiri hasi bishoboka. Abakozi benshi ntabwo bahembwaga mu mafaranga, abandi banze kujya ku kazi, imishahara yabo bakabona nta kintu uri kubamarira. Byose rero byatumye haza kubaho amakosa akomeye cyane, kuko Ubudage mu mafaranga bwaciwe, amateka agaragaza ko bwarangije kuyishyura ejo bundi mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo bwarangije kwishyura iki giciro cyose bwari bwarashyiriweho, kuko nta mafaranga menshi cyane. Ubudage bwarangije kuyishyura mwaka w'ibihumbi 2010, ndetse Ubudage bwakomeje kujya bwishyura ibintu bwagiye bwangiriza muri iyi ntambara bitewe n'ikiza gikomeye cyane, ndetse n'abantu benshi bwagiye bwica, ubukungu bukagwa hasi, ndetse abantu benshi cyane bagatakaza ubuzima, by'umwihariko mu Bayahudi bakorewe jenoside n'abanazi b'umugabo witwa Adolf Hitler. Ni amateka ahambaye. Abana benshi cyane babuze ubuzima, ababyeyi, ubukungu bugwa hasi ku rwego rudasanzwe. Ibi byose rero nibyo byaje kugeza ku mateka ahambaye cyane, na n'ubu ngubu isi itazibagirwa. Nibwo hazamutse izina ry'umugabo witwa Adolf Hitler, nibwo yaje kwinjira mu gakino. Hitler yinjiye mu gakino gute? Binyuze muri ibyo bibazo byose tumaze kuvuga igihugu cyarimo, hazamutse izina ridasanzwe ry'umugabo bita Adolf Hitler. Ndagira ngo iri zina turitindeho cyane kuko ni izina rigaruka cyane mateka intambara ya kabiri y'isi. Ubukungu bwari bwaraguye, abantu bose ntabwo babonaga ahazaza h'igihugu cyabo. Hitler rero yaje nk'umucunguzi, yaje nk'umuntu abaturage bose bumva bagomba kwishingikirizaho. Adolf Hitler yavutse mu mwaka w'1889, avukira muri Austria. Yarwanye mu ntambara ya mbere y'isi ku ruhande rw'ingabo z'Abadage. Uyu mugabo yarwanye afite ipeti rya kaporali mu ntambara ya mbere y'isi, ndetse byarangiye iyi ntambara Ubudage buyitsinzwe. Hakurikiraho amasezerano ya Versailles. Aya masezerano yategekaga Ubudage kwishyura ikiguzi cyose cy'intambara, ariko mu myumvire ya Hitler ntabwo yigeze na rimwe atekereza kwishyura ayo madeni, ndetse ngo yumve ko Ubudage bugomba gutsindwa ku nshuro ya mbere, ndetse ngo buzatsindwe no ku nshuro ya kabiri. Hitler mu mitekerereze ye yumvaga ko agomba kumanipulatinga abantu, cyangwa se kubashyiramo imyumvire ye, cyangwa se kubashyiramo intekerezo ze, abantu bose bakagira imyumvire ijyanye n'uko bagomba kubaka igisirikare, bakubaka ubukungu, ndetse ntibigere na rimwe bishyura ayo mafaranga. Haje kuba ikintu kidasanzwe. Hitler yatangije imvugo z'urwango, atangira kugaragaza ko impamvu batsinzwe intambara ya mbere y'isi byatewe n'amakosa y'Abayahudi, ndetse ibi byose ni bimwe byatumye Hitler abakorera na jenoside yaje gutuma miliyoni nyinshi cyane z'Abayahudi babura ubuzima b'inzirakarengane, kuko ntabwo Hitler yigeze atekereza mu byo kwishyura amasezerano ya Versailles. Ndetse Hitler yari afite akarimi karyoshye, nk'umusore yarwanye ku ntambara ya mbere y'isi, akabona uburyo batsinzwe, akabona ibihano byose igihugu cyari gifite. Yari afite amakaka n'amatwara yo kumva ko ibi bintu agomba kongera kubisubiza ku murongo, kandi ntabwo yumvaga ko Ubudage ngo bwakongera gutsindwa bibaho mu mateka ye. Uyu ni Adolf Hitler. Iyi ni imyumvire ye. Yari afite imipango idasanzwe. Hitler yabaye chancellor, yabaye umuyobozi w'Ubudage mu mwaka w'1933,
akigera ku buyobozi yahise akora impinduramatwara zidasanzwe, azana demokarasi, akoresha amatora, ashinga ishyaka rya politiki yise Nazism Party, ndetse iri shyaka niryo ryakontroraga ubutegetsi bwose. Ibintu byose byari biri mu matwara ndetse no mu biganza bya Hitler. Ashinga n'inteko ishinga amategeko yise Reichstag. Iri niryo ryatekerezaga imigambi yose, ndetse byari nk'ubwonko bwa Adolf Hitler. Ibintu byose byari mu maboko ye nyuma yo gufata ubutegetsi. Hitler nyuma yo kuzamura ishyaka rye yaryubakiye igikundiro muri rubanda, ariko ibi byose yabikozemo amakosa ahambaye ikiremwamuntu kigeze gihura nacyo, kuko byatumye yitunira ku Bayahudi ku rwego rudasanzwe. Abayahudi benshi cyane b'inzirakarengane baza kubiburiramo ubuzima bitewe na jenoside yakorewe aba Bayahudi, bikozwe n'abasirikare ba Hitler babarizwaga mu ishyaka rye ryitwa Nazism Party. Ni amateka aryoshye, ni amateka tuba dukwiriye kumva, ariko ni amateka nyine aba arimo amasomo y'ubuzima tuba dukwiriye gutekerezaho umunsi ku wundi. Hitler yazanye propaganda zidasanzwe zo kumanipuletinga abantu, kubumvisha buryo ki Abadage aribwo bwoko bukomeye cyane kurusha abandi banyaburayi bose, ndetse no kubumvisha buryo ki batagomba kuzatsindwa byo bibaho mu ntambara yakongera kubaho, cyangwa se ko Ubudage bugomba kongera kwisubiza ikuzo bwahoranye, kuko Hitler yizeraga ko agomba kubaka ubwami bw'abantu bw'Abadage nk'uko byahoze, nk'uko mu mateka Abadage bagize ubwami bukomeye cyane. Ni ikintu kidasanzwe cyabaye mu mateka ubwo ingabo za Hitler zateraga igihugu cya Pologne nyuma y'uko igikomangoma cyari kimaze gupfa, ndetse ibyo byose byaje kuba nk'intandaro yo kuba intambara y'isi yahita itangira mu buryo bwihuse cyane. Ntabwo ibi bintu abanzi b'Ubudage bigeze babitekerezaho, cyangwa se abantu batumvaga neza guverinoma ya Adolf Hitler. Abanazi batekerezaga ko ari bo bantu bakomeye kandi bagomba kwigarurira isi yose uko byagenda kose, bitewe n'uko Hitler yizeraga ko ibintu by'amademokarasi byo mu burengerazuba bw'isi, ibyo byose ari ibintu atagomba gukozwa mu butegetsi bwiwe. Hitler yasizeho amatsinda akora ubutasi mu gihugu, akagenzura buri kimwe cyose mu gihugu, ndetse ubwigenge bw'abaturage cyangwa se ubwisanzure ntabwo ibyo bintu byigeze bikozwa mu Budage, ndetse abantu bose bagombaga kugendera hamwe mu mateka ya kinazi cyangwa se muri politike za kinazi, hatagize umuntu n'umwe ujya ku ruhande. Hitler yizeraga ko Ubudage aribwo bufite demokarasi ikomeye, ariko ibindi bihugu byose byamufataga nk'umunyagitugu, bitewe n'uko we ntabwo yakozwaga politike z'abakoministe n'abasosiyaliste. Hitler we yumvaga ko ibintu bigomba kuba biri mu murongo we uko byagenda akose. Abaturage b'Abadage batangiye kumukunda, bamwumva nk'umuntu w'intwari, dore ko ubukungu bwatangiye kuzamuka. Hitler agera ku ntambwe zikomeye cyane, yubaka igisirikare, azamura ubuhangange bw'izina ry'Ubudage. Bya bihugu byose byari byarabafatiye ibihano ntabwo byabyitayeho. Aya ni amwe mu makosa akomeye ibihugu twakwita ko byatsinze intambara ya mbere y'isi byakoze, kuko ibi byose Hitler yabikoraga bamureba. Bose ntabwo bigeze bagira ubushake bwo kujya kumuhagarika, kugeza ubwo Hitler yongeye kugira igisirikare gikomeye n'ingabo zikomeye. Tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 1933 Hitler yashinze inteko ishinga amategeko, atangira gutekera mu matwara ya kinazi. Abantu bose bamwumva nk'umucunguzi, afatwa nk'intwari. Hitler ni umwe mu bayobozi amateka yagize bakunzwe ku rwego rudasanzwe, ariko abaturage bamwe bamukundaga mu buryo twakwita nk'aho ari uburyo bwa gihumyi. Abanazi bari bafite amatwara ahambaye cyane, bafite uburyo bironda, bafite ukuntu biyumva mu buryo budasanzwe. Hitler yari yarashinze amatsinda twakwita nka SS, nk'iryitwa SS. Iri tsinda ryakoraga imirimo myinshi cyane mu kugenzura abaturage, ndetse amatora yose yagombaga kuba
ishyaka rya Hitler ari ryo riyoboye, nta wundi muntu ugomba kwivanga mu bintu bijyanye n'amatora. niyo mpamvu abategetsi benshi hirya no hino mu Burayi Hitler bamufataga nk'umutegetsi w'umunyagitugu. Ibintu bya demokarasi byo mu matora ngo ujye ku mucyo, ibyo bintu ntabwo Adolf Hitler yigeze abikozwa. Yatsinze amatora mu byo yise demokarasi. Ishyaka ry'abanazi ariryo ryemewe mu gihugu ryonyine, nta yandi mashyaka yari yemewe mu Budage. Hitler yafashe umwanzuro ndetse igisirikare cye yumva ko aricyo gikomeye bitewe n'ingabo yari amaze kubaka n'igisirikare gihambaye cyane. Ishyaka ry'abanazi ariryo ryemewe mu gihugu ryonyine, abandi bose bagomba kuva mu kibuga, ubundi igihugu kikayoborwa mu matwara ya kinazi. Aya ni amakosa akomeye ibihugu byatsinze intambara ya mbere y'isi byakoze. Twatangiye twibaza tuti kuki intambara ya mbere y'isi yashobotse, iya kabiri y'isi yashobotse, ariko yashobotse bitewe n'uko ibihugu byatsinze intambara ya mbere y'isi ntabwo byigeze bikumira Hitler mu migambi ye yo kongera kubaka igisirikare gikomeye ndetse no kurenga ku masezerano yose yiswe aya Versailles. Ibyo byose Hitler yabirenzeho bamureba, yongera kubaka igisirikare, yubaka igisirikare bava ku bihumbi 100 byari byarategetswe mu masezerano ya Versailles bagera kuri miliyoni zigera muri 3. Abarwanira mu kirere, abarwanira mu mazi, abarwanira ku butaka, yubaka ibitwaro bihambaye cyane, misile, indege z'intambara, bombe. Ibyo byose ni ibintu yakoze ibihugu byatsinze intambara ya mbere y'isi bimureba, nta kintu byigeze bibikoraho, kuko Hitler we mu matwara ye yumvaga ko atagomba kugendera kuri ayo masezerano, kandi ibihugu byose ntabwo byigeze bijya kureba ko ayo masezerano ari gushyirwa mu bikorwa. Iyi ni impamvu ikomeye cyane yatumye intambara ya kabiri iba, nk'uko twatangiye iyi video tubabwira tutirika turebere hamwe impamvu iyi ntambara ya kabiri y'isi yabaye. Niba mukeneye ko tuzavuga ku mateka ya Hitler we ku giti cye, nayo twazayavugaho, mwari twandikira muri comment, ariko uyu munsi reka dukomeze turebera hamwe impamvu Hitler yubatse Ubudage ndetse iyi ntambara ya kabiri y'isi nyine ikabaho. Mu matwara ya Hitler abantu bose bagombaga kwigishwa impinduramatwara za kinazi, mu binyamakuru, mu mvaho, mu mateleviziyo. Ibyo byose byagombaga kuba ari ibintu byigisha cyangwa se bisingiza amatwara ya kinazi. Ibyo byose ni manipulation Hitler yazanye, ndetse abaturage benshi bamwiyumvamo bitewe n'uko bari baraburaniwe nyine, bitewe n'ibihano bari barafatiwe n'ibihugu byari bimaze gutsinda igihugu cy'Ubudage. Hitler aza nk'umucunguzi akunzwe cyane, ndetse amasezerano ya Versailles yose ayarengaho, bituma uyu mugabo yigarurira igikundiro kugeza ubwo yagize ubushobozi bwo kongera guteza intambara ikomeye cyane mu Burayi, nkaho ibihugu byari bimaze kwibagirwa ko intambara ya mbere y'isi yagize ingaruka zikomeye cyane. Adolf Hitler ni izina udakwiriye kwirengagiza mu mateka y'intambara ya kabiri y'isi, kuko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Abanazi bashinze icyo twakwita nk'amageto cyangwa se amakampu, ingambi, bakajya bafungiramo abayahudi, bakabakorera ubwicanyi burenze bukomeye cyane bwaje kwitwa jenoside nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Adolf Hitler ubukungu yari amaze kubuzamura, ndetse ubwo yabonaga igihugu cye kimaze kugera hejuru cyane, yifuje kwagura igihugu akagisubiza izina ryahoranye, kuko Abadage bagize ubwami bukomeye cyane mu mateka. Yumvaga ko agomba kwagura igihugu kikongera kikaba igihugu gikomeye kandi gifite n'ahandi hantu henshi cyane ikigaruriye. Hitler yarongeye yubaka indege, yubaka ibitwaro by'intambara, tanka z'intambara, ndetse amasezerano ya Versailles arayarenga. Abaturage bose bamujya inyuma, azamura umubare w'ingabo kugeza ubwo yatangiye kwifuza kongera gusubirana za teritwari zose igihugu cy'Ubudage cyahoranye, bityo ibihugu byose byatsinze intambara bisa nkaho byibagiwe, biramurika kugeza ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiye. Reka turebere hamwe uburyo iyi ntambara ya kabiri y'isi byagenze. Intambara ya kabiri y'isi yatangijwe gute? Yatejwe na bande? Yarwanywe na bande? Ese iyi ntambara byagenze bite? Tuzarebera hamwe uburyo iyi ntambara yarangiye, turebere hamwe uburyo iyi ntambara
yagize ingaruka nyinshi cyane ku bantu. Ibyo byose nimuba mwifuza ko nabyo twazabiganiraho mu biganiro biri imbere. Hitler yubatse amasabumarine, Hitler atangira kubaka bitwaro. Ibi byose igisirikare gisubiza ku rwego rudasanzwe. Ibi byose ni ibintu yakoze ibihugu byamutsinze bimureba, nta kintu byigeze bibikoraho kugeza ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiye. Hitler iyi ntambara yayitangiye bivuye ku mpamvu nto cyane tugiye kurebera hamwe. Ese impamvu yayiteje ni iyi? Mu mwaka wa 1936 Adolf Hitler yohereje ingabo ze ku mipaka y'Ubufaransa kugira ngo barebe uburyo Ubufaransa buteye, ndetse n'ibindi bihugu byose byari bikikije Ubudage byagombaga kurebwaho neza kugira ngo Hitler arebe uburyo azagenda abyigarurira kimwe ku kindi kugira ngo yubake ubwami bw'Ubudage, kuko we yari afite amatwara ahambaye yumva ko Ubudage ari cyo gihugu cyangwa se aribwo bwoko bugomba kuyobora isi uko byagenda kose. Byari ikosa rikomeye. Hitler yari amaze kubaka ibintu bikomeye kandi nta muntu n'umwe wigeze amuhagarika kugeza mu mwaka wa 1936 ubwo Hitler yari amaze gukwiza ingabo zikomeye ndetse n'ibitwaro bihambaye cyane, ndetse Hitler yatangiye kumva ko uko byagenda kose nta muntu ushobora kuba yamuhagarika.